mbese byari byakubaho ukarara ufite gahunda uza kubyukiramo ariko ukaza gutungurwa n'icyago gikomeye cyagwiriye umurwa wose cyangwa se agace utuyemo maze gahunda zose zigahagarara. Umunsi umwe ku itariki 26 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'1986 mu ruganda rwa nucleaire mu gace kitwa Chernobyl mu birometero 16 byaho, kandi akaba mu birometero 104 uvuye mu murwa mukuru wa Kiev, umurwa mukuru w'igihugu uyu munsi cyitwa Ukraine, icyo gihe hari muri Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti. Mu masaha ya nijoro urwo ruganda rutunganya amashanyarazi rukoresheje nucleaire havutse ikibazo gikomeye. Abatekinisiye bari bakoze muri iryo joro bari bafite amamashini 4 bakoraho, ariko havutse ikibazo gikomeye ku mashini imwe, maze bituma mu gushaka kumenya ikibazo cyabaye basanga ari impanuka yabaye ikomeye y'iturika rya nucleaire. Abo bakozi babiri bari bakoze iryo joro, nyuma gato yo kumenyekanisha ikibazo kibaye, umwe yahise apfa, undi nawe apfa mu kanya gakurikiyeho aguye kwa muganga. Kubw'ingaruka zo guturika kw'ibikuta bya beto no gusandara kw'imyuka y'uburozi ya nucleaire byatumye imyuka yari ifite inzira inyuramo ku buryo idafite aho ihurira n'abantu, ibibonye akato, ibibonye uburyo bwo kugera hanze. Abantu benshi mu gitondo bakangukiye hejuru, bamwe bumva bameze nk'abarwaye, nyuma bumva umutwe urabarya, ndetse bumva utuntu tw'utwuma mu kanwa, ariko ntibashobora kumenya ibyo ari byo. Batangira gukorora no kuruka. Kubera ko uruganda rwagengwaga n'ubuyobozi bw'i Moscow, abayobozi bo mu gace ka Ukraine, icyo gihe kari intara ya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti, ntabwo bamenye ibyabaye. Byafashe igihe kugira ngo ubuyobozi bumenye ko habaye ikibazo gikomeye. Bagiye bakira amakuru amwe n'amwe babwira ko nta kibazo gikomeye cyabaye. Nyuma y'amasaha 36 iryo turika ribayeho, kandi bamaze kumenya noneho ko ikibazo cyabaye, ubwo hari ku yindi tariki 27 nibwo abaturage bose basabwe kudafata ikintu na kimwe kiremereye, ahubwo ko bagomba gufata ikihutirwa, kandi ko ikihutirwa ari ugukiza amagara yabo. Basabwe guhurira ku mihanda cyangwa se bagaragara ku mazu yabo, maze bisi zabigeneye ziza kubatwara zibakura muri uwo mujyi zibajyana ahitaruye uwo mujyi wa Kiev, muri gahunda yari iyobowe n'abapolisi ndetse n'ubuyobozi bw'umujyi. Babajyanye aho hitaruye bateganya ko nyuma y'iminsi 3 bashobora kugaruka. Ariko ikintu gitangaje, baje gusanga umujyi wose wahumanijwe n'uburozi ku buryo udashobora kongera guturwa. Abantu ibihumbi byinshi bakuye muri uwo mujyi. Imirongo y'abantu bategereje imodoka yari myinshi kandi miremire. Bisi zatwaraga abantu zikongera zikagaruka kubera ubwinshi bw'abantu. Nyuma bajyanywe ku birometero 10 batekereza hari ko umwuka ushobora kuzageraho ukagabanuka cyangwa se ntuhagere. Baza gusanga naho ari hafi, nuko bongera kubimura babajyana mu birometero 30 uvuye ku ruganda. Serivisi y'ubutabazi yaje gutabara ngo kwangirika ku ruganda kutaza kwangiza byinshi. Mu bantu baje gutabara, abantu 134 bagizweho ingaruka zikomeye n'umwuka wuzuyemo uburozi. Muri bo abantu 28 barapfuye, abandi 14 mu minsi 10 nabo bari bamaze gupfa. Kubera ukwangirika k'umwuka wo mu kirere, byatumye leta y'Abasoviyeti ifata umwanzuro wo gufata icyo gice cyose ikakizengurutsa senyenge zibuza abantu kwinjira muri iyo zone. Uhereye aho uruganda ruri bafashe intera ya metero
bafashe intera ya kilometero 30. Byatumye rero ahantu hangana na kilometero kari 4,143 hose hahinduka zone itagomba kugerwamo n'umuntu kubera ibisigazwa by'uburozi bya nucleaire bitaravamo kugeza n'ubu ngubu. Agace uruganda rwubatsemo ndetse n'umujyi wa Pipiat nta muntu hongeye kuhatura kugeza uyu munsi. Amazu n'ibyari birimo biracyarimo kugeza uyu munsi. Nta wemerewe kwinjira muri icyo gice. Abantu kuko bahunze bafata ibyo bashoboye bikeya batwaye ibyo ngibyo. Ibindi batekereza ko baza kugaruka kubitwara ariko byarangiriye aho. Aho hantu ubu umuntu wemerewe kuhinjira keretse abantu bari gukora ubushakashatsi. Nabo kandi babanza guhabwa amabwiriza. Nyuma yo guhabwa uburenganzira bahabwa amabwiriza yuko bagomba kuhasura. Iyo hagize uwemererwa kuhasura hari imyenda n'inkweto yambara. Ibyo yari afite byose akabisiga. Kandi yari mu bushakashatsi abujijwe kugira ikintu akurayo. N'imyenda yajyanye ntagomba kuyizana. Ayisigaye kuko nayo iba yagiyeho ubwo burozi. Iki kibazo cyo gusandara k'uburozi cyakomeje kugira ingaruka ku bantu benshi kubera uwo mwuka wanduye wahumetswe ndetse no ku bana bavutse mu bihe byagiye bikurikirana. Umujyi wasigaye umeze nk'umujyi wapfuye. Amazu n'uyu munsi aracyahagazemo ibyatsi kandi ibyo byatsi ntibimera uko bikwiriye kubera uburozi buri mu butaka cyangwa se ubwagiye bukwirakwira hirya no hino mu mazu. Umujyi wose ntushobora kongera guturwa. Biratangaje. Ibi biragaragaza ko igihe cyose abantu bashobora gutungurwa n'ikintu kidasanzwe nk'uko byagendekeye aba baturage bo muri aka karere. Dushingiye kuri iyi nkuru yabaye mu myaka ishize, tubona ko ubuzima bw'umuntu cyangwa bw'abantu benshi bari hamwe cyangwa se bw'umuntu ari wenyine bushobora kurangira mu gahe gato nk'ako guhumbya. Tujye duhora twiteguye kuko tutazi umunsi n'igihe. Ayo ni amagambo twabwiwe na Yesu Kristo ko dukwiriye guhora twiteguye kuko tutazi umunsi n'igihe. Gahunda wararana uzi kuzazikora ejo ushobora kuzindukira ku kindi kibazo gikomeye. Gahunda wabyukanye ugiyemo ushobora kutazikora. Niyo mpamvu imibereho yacu yose uko bukeye n'uko bwije dukwiriye kuyegurira Imana. Murakoze, mugire umunsi mwiza.